Reka nongere ngaruke mbasuhuza hangire mbabwira ngo Imana ibaho umugisha mo kumeza y'Imana be kuri mwe. Nsuhuza abantu tubana bakurikirana Imana Neza TV. Imana ibaho umugisha abashiti ba Pastor Diane, ba abantu bankunda no kuri. Iyo bivuze mba numva nishimye, mba numva nezerewe. Kugira ngo ugire umuntu ukubwira ngo ndagukunda nibyo umugisha. Rero wowe unkunda, mwebwe munkunda, mwebwe munkurikirana, reka nshimire abantu bajya bafata kino kiganiro tusohora tubwiriza bakagisharinga abandi. Imana igibaho umugisha. Hari abagisharinga abandi, hari abagipostinga nkabibona. Mu by'ukuri numva nishimye cyane. Ntago abantu mwese muzavuga ubutumwa nkuko tuba turi kuvuga, ariko iyo ubashije gufata kino kiganiro ukagisharinga abandi, ugakora comment, numva nishimye cyane. Ugashyiramo subscribe ku muntu utarayikora, numva ari by'umunezero. Rero mwebwe mudukurikirana, mudusengera, mwebwe mwifuza ko uyu murimo w'Imana ukomeza kubaho, reka mbabwire ngo Imana ibaho umugisha kandi amaboko meza y'Imana be kuri mwebwe. By'umwihariko n'ukuri wowe ushyiraho comment, ndazibona, ndabashimiye. Noneho izi mwakoze ejo bundi zaranejeje n'ukuri. Abantu muvuga ko munkunda, I love you. Nanjye ndabakunda cyane. Imana ibaho umugisha, amaboko y'Imana abe kuri mwebwe. Rero ndabakunda, nta kindi kinzanye uretse kuvuga ijambo ry'Imana, uretse kuvuga aho Imana ikura. Reka nkubwire ngo niba uri mu gihe kikomereye, uhumure ugiye kuzinjira mu gihe cyiza. Niba uri mu gihe cy'amarira, urabura gato mwinjiye mu gihe cyo kunezerwa. Niba uri mu gihe cy'umubabaro, itegure ko ugiye kwinjira mu gihe cy'ibyishimo, kuko ibihe birahinduka. Uyu munsi uko wari umeze si kumera. Imana igenda ihindura ibihe. Bivuze ngo ibihe urimo bishobora kuba bitakumereye neza, ariko witegure ko ejo bizagenda neza, kandi wongere uhumure, wumve ko Imana igukunda kandi Imana izakugira neza. Rero Imana ibaho umugisha kandi amaboko meza y'Imana abe kuri mwebwe. Iyo mwanditse comment, muntera imbaraga zo gukomeza gukora. Comment mwandika nizo zituma nongera nkagira imbaraga, nkongera nkakora bitewe na comment mwanditse. Rero Imana igibaho umugisha kandi courage. Nababwira ngo courage, kubona mujya mumwa ngo courage, namwe courage. Ntukarebe ikiganiro ngo gicikirizemo, ntukarebe ikiganiro ngo kugisharinga abandi. Niba kigufashije nawe ugifashisha abandi. Hari igihe wa muntu wohereje iyi link kugira ngo arebe ikiganiro, nawe ashobora kuba ari kurira, nawe ashobora kuba ababaye, ariko yakurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana akongera akanezerwa, akongera akishima. Rero ntukabyiherane, n'ukuri igihe bigufashije bifashisha abandi. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo dutangire dusenga, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye kandi turakubashye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, ubwami bwawe nibuze. Tugushimiye kuri Imana idahinduka, tugushimiye kuri Imana itadora mu byago no makuba, tugushimiye ebifodrai kuri Imana izikurinda. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wakoze kuturinda no kubana natwe, wakoze kutubera Imana. Mana, tugaha ikaze mu ijambo kugira ngo rubane natwe, uha umugisha abadukurikiranye. Ijambo ryawe Mwami rigere ku bantu uko ryateguwe. Tugushimiye kubyumvisha mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Natinye mbabwira ngo umukunzi wanyu Pastor Diane, kugira ngo turakundana, tumaze kumenyerana muri inshuti zanjye. Nanjye ndabakunda, ni ukuri. Imana ibaho umugisha. Reka mbwire umuntu umurikira, mubwire ngo Imana iguha umuntu ugukunda kandi by'ukuri. Imana iguha umuntu ugukunda, Imana iguha umuntu ukwitaho, Imana iguha umuntu ubana nawe, Imana iguha umuntu ubabara iyo wababaye nawe Imana imugushye. Igihe uri kurira, Imana iguha umuntu warira kuko nawe wababaye. Maze igihe ni ikiganiro nshaka kuzategura, nahoze mvuga ngo nzakibabaza, kivuga ngo iyo umuntu ababaye abwira ndi. Iyo ubabaye ninde wa mbere ubwira? Iyo wumva ubabaye, reka nako nkanyuzeho nta kibazo. Hanyuma tujye mu ijambo ry'Imana. Iyo ubabaye, kwa kundi ubabara ukumva urababaye. Hari igihe umuntu ababara imitsi y'ubwonko ikababara kwe, kumva ko wabaye cyane, ukumva ko wabaye. Noneho muri comment muze kubimbwira, iki kintu mbasabye. Iyo ubabaye ubwira ndi. Iyo wababaye wumva wabaye, wabaye agenda kakwishe, amarira ari menshi, ninde muntu ubwira? Noneho muri comment muze kunsubiza, umuntu ubwira uze kumwambwira uyu nguyu. Iyo ubabaye, iyo ufite agahinda, iyo ufite umubabaro, iyo ibintu byagucanse, yumva wihebye, yumva uzi ubutabazi, ntawo kugutabara uhari, ninde wa mbere witabaza? Ubwo muri comment uraza kumbwira umuntu ubwira wa mbere, niba ari mama, niba wowe uraza kumbwira, muga murambira uko umuntu ubwira wa mbere iyo ubabaye. Hanyuma nanjye nzongera nkora ikiganiro cy'uwo akabwiye, ariko nzagikora nyuma mwampaye muri comment umuntu ubwira iyo ubabaye. Imana ibaho umugisha. Igitabo cya Yesaya 41 umurongo wa 10, ndumva nabasuje mwese badukurikirana, no kuri Imana ibaho umugisha. Bari hirya no hino mwese Imana ibaho umugisha.
Yesaya 41 umurongo wa 10 haravuze ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe, ntukebe kuko ndi Imana yawe, nzajya nkukomeza ni koko nzajya mutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamwari, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkakubwira nti witinya ndagutabaye. Aha niho nshaka. Imana ibaho umugisha. Aya ni amagambo Imana yabwiye Yesaya, ariko ntabwo Imana ibwiye Yesaya none ahangaha. Imana ibwiye wowe. Yesaya ni umugabo wakoreye Imana mu gihe kigoye kandi gikomeye, agera n'igihe yandika Yesaya 57. Kiriya gihe yandika aya magambo avuga ngo nzi ko Umwami Imana azantabara. Cyari igihe kigo ahari wenda harimo amugisha impaka, wenda harimo n'abamurwanya, wenda harimo n'abatamwemera, kuko mu rugendo bibaho. Hanyuma Yesaya agera mu gihe gikomeye, agera igihe avuga ngo kuko Umwami Imana azantabara. Yaravuze ngo nakamwari, ndebye ibindwanya, ndebye uko isi imeze, ndebye ibigeragezo biri mu isi, aravuga ngo nakamwari ariko kuko Umwami Imana azantabara nicyo gituma ntazamwara. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero hano 41 yaravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntutinye. Igihe cyose Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha yava hehe? Igihe cyose Imana iri mu ruhande rwawe, nkunda kuvuga ngo ntabwo uzakorwa n'isoni. Kubera iki? Dawidi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo abantu biringiye Uwiteka, abantu biringiye Imana. Impamvu yavuze ibi ngibi, yaravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye. Imana ishimwe cyane. Yarazi ko hari ibyo wakwiringira ariko ejo bigapfa ubusa. Wakwiringira amafaranga ejo bikanga, ubutunzi ufite ejo byahinduka. Aravuga ngo ariko abantu biringiye Uwiteka, Imana ihabwa icyubahiro. Aravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Natangiye mu nkuru mbaza ngo iyo ubabaye ninde muntu wa mbere ubwira? Iyo ufite agahinda ninde wa mbere ubwira? Iyo umutima wawe ukomeye ukumva umutima urabaye cyane ninde wa mbere ubwira? Dawidi aravuga ngo abantu biringiye Uwiteka. Imana ishimwe. Aravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhamye iteka. Imana ishimwe. Iyo umuntu yizeye Imana, iyo umuntu asenga Imana, iyo umuntu hari umwanya wo kubana n'Imana, ntabwo Imana yemera ko isoni zigukora. Ariyo mpamvu Yesaya yavuze ngo nakamwaye, ndebye uko ahisi igeze, ndebye intambara n'ibigeragezo, ndebye amakuba, ndebye uko ibintu biri guhenda, ibintu uko bizamuka, abantu bafite ubwoba bw'ibihuha, abantu bafite ubwoba bw'imibereho. Aravuga ngo nakamwaye. Aravuga ngo ndetse nagasebye, ariko avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo ariko kuko Umwami Imana azantabara. Before dry instance manda ya sire bromera pifo. Aravuga ngo kuko before enima Umwami Imana azantabara nicyo gituma ntazamwara. Impamvu ya mbere, hari byinshi byakumwaza. Ubukene byatuma umwara, gusenywa urugo rugasenyuka byatuma umwara, kubura urubyaro byatuma umwara. Ariko aravuga ngo kuko Umwami Imana azantabara ndafatirwe. Aravuga ngo kuko Umwami Imana before enima, kuko Umwami Imana azantabara nicyo gituma ntazamwara. Imana ishimwe cyane. Aya magambo aravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Kuki Imana ivuze ngo ntutinye? Ahari wenda hari ibiguteye gutinya, hari ibiguteye kugira ubwoba, urareba epfo nawe ukabona ko ufite ubwoba. Ahari intambara zikubereye nyinshi, ibigeragezo bibaye byinshi, ariko ijambo riravuze ngo ntutinye. Haleluya. Zanye ijambo rivuga ngo ntutinye. Aya ni amagambo Yesaya. Imana ishimwe cyane. Imana ibwiye Yesaya mu gice cya 41 umurongo wa 10, havuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukeye kuko ndi Imana yawe, nzajya nkukomeza ni koko nzajya nkutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo
ariko gukiranuka kwanjye. Mana ishimwe. 11 haravuze ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware. Mana ishimwe. Abakugisha impaka bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Imana ihabwe icyubahiro. Nzajya nkukomeza. Imana ishimwe. Haravuze ngo nzajya nkukomeza dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware. Abagutonganya bazahinduka ubusa. Imana ishimwe ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Mana ishimwe, kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ntiwitinya ndagutabaye. Imana ishimwe cyane. Naho narekeraho ijambo rivuga ngo ndagutabaye, hari igihe witabaza umuntu ntagutabaye. Maze igihe mvuga ngo nzabaza abantu babaze ngo iyo uhuye n'ibigeragezo utakambira nde? Iyo uhuye n'amarira utakambira nde? Iyo uri mu ntambara zikomeye ninde ugutabara? Mana ishimwe. Mbese iyo ubabaye ninde muntu wa mbere uhamagara ukamubwira ngo wantabaye? Iyo uri mu gahinda utabaza nde? Nshuti yanjye ndagira nkubwire ngo nta wundi mutabazi ubaho uretse Yesu. Watakambira umuntu akakumvira ubusa, watakambira umuvandimwe akakumvira ubusa, watakambira uwo wiringiye nawe akakumvira ubusa. Imana ishimwe. Yesaya yigeze avuga amagambo akomeye mu gitabo cya Yesaya 57, ahari yarageze mu gihe gikomeye, ahari yarageze mu rugamba rusa n'utamworoheye, kuko hari igihe yaba yaravuze Imana ntibabyemere, kuko n'abari mu bantu bavugiye Imana mu gihe gikomeye cyane. Ariko yandika igitabo nkunda, yandika Yesaya 57, aravuga ngo nakamwaye ndebye uko isi imeze, nakamwaye shingiye ku ntambara n'ibigeragezo, nakamwaye shingiye ku bukene buriho, shingiye ku makuba n'indwara ziriho z'ibyorezo. Aravuga ngo nakamwaye, ariko avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntazamwara. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Muri myari imyindirimo nkunda aravuga ngo ubwo umwami Yesu nkunda ndamahoro. Impamvu ya mbere, umuntu yagukunda akagenda adasezeye, umuntu yagukunda ashaka bikarangira. Ariko turashimira Imana, Imana idukunda mu gihe gikomeye, Imana idukunda dufite amafaranga, Imana idukunda nta mafaranga ahari, Imana itadusiga turi abakire, Imana itadusiga tubaye abakene. Mu bihe byose umuntu harimo Imana ibana nawe. Ijambo ravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Hari ibyari biguteye gutinya, ahari muganga yagusuzuma akabona indwara urwaye akakubwira ngo ntabwo uzakira ukumva uratinye. Abantu benshi bafite ubwoba bw'iminsi n'ibihe, abantu benshi baribaza uko bizamera ejo. Nigeze nkunda umuririmbyi mwiza ndamukunda, yaravuze ngo ntimukiganyire mwibaze iby'ejo kuko iby'ejo bimenye Imana. Ntimukiganyire mwibaze iby'ejo kuko iby'ejo bimenye Imana. Mana ishimwe. Aravuga ngo kuko emifo umwami Imana azantabara nicyo gituma ntazamwara. Ndagira kubwira ngo igihe cyose Imana iri mu ruhande rwawe, igihe cyose uri umurongo mwiza n'Imana, igihe cyose wizeye Imana, igihe cyose abaye umwanya mwiza n'Imana, ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana ibwiye ngo iki Yesaya? Iramubwiye ngo Yesaya we ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya nkukomeza. Imana ishimwe. Ubu ntabwo Imana ibwiye Yesaya, Imana irakubwiye mama, Imana ivuganye nawe papa, musaza wanjye, murumuna wanjye, ni wowe Imana ivuganye nawe. Imana irakubwiye ngo witinya ibigeragezo, witinya intambara, witinya amakuba, witinya inzara, witinya ibigeragezo, wigira ubwoba bw'iminsi n'ibihe. Imana iri mu ruhande rwawe, wikuka umutima, Imana iri mu ruhande rwawe. Haravuze ngo dore abakurakariye bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Mu rugendo harimo abakugisha impaka,
Mana ishimwe, hari abazakurwanya, hari abazavuga ko igihe wasengeye Imana itumva gusenga, hari abazavuga ko wasebye, hari abazavuga ko wataye umutwe, hari abazavuga ko wataye umurongo mu rugendo zawe intambara nyinshi, ariko igihe cyose wabanye n'Imana, Imana izakurwanirira. Imana ishimwe cyane. Imana iravuga ngo Yesaya we wintutinye kuko njye ndi kumwe nawe. Iravuga ngo nzajya kurwanirira, nzajya gukomeza, ni koko nzajya gutabara, kandi nzajya nkuramiza uho kwanjye kw'iburyo, kubwire ngo witinye ndagutabaye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ubwire ngo nta handi hantu hari ubutabazi uretse kuri Yesu. Nigeze nkunda muri byumwe yaravuze ngo ninde waje imbere y'Imana ababaye yarangiza agataha atabonye Imana? Ninde muntu wiringiye Imana yarangiza akorwa n'isoni? Ninde muntu wizeye Imana yarangiza akorwa n'isoni? Ntabwo nzigiye uhagazemo, ariko Imana izanye ijambo ry'ubutabazi. Imana izanye ijambo ry'ubutabazi rivuga ngo dore abakurakariye bose uzabashaka ubabure, abakugisha impaka, babandi bazi ko byakurangiriyeho. Hari igihe umuntu bisa n'imurangiriyeho bijya bibaho, umuntu agahora intambara akabona ko atazazivamo, ibigeragezo bikiyongera, ambara zikiyongera, amadeni akiyongera, wagira ngo ubonye amafaranga umwana agahita arwara, wagira ngo ubonye amafaranga avamo ikazamo ibigeragezo, wagira ngo umunsi wabonye amafaranga nibwo televiziyo wawe ipfa, nibwo ipasi ishya, nibwo amatara yo mu nzu ashya. Satani aguteza intambara nyinshi n'ibigeragezo kugira ngo witotombe. Mbibutse ko intambara turwana nazo nyinshi ziva ku mwanzi Satani, kugira ngo abantu barakare bitotombe banga Imana. Igihe cyose wowe intambara n'ibigeragezo uzamenye ngo uri murongo mwiza n'Imana, uzamenye ngo uri mwanya mwiza w'Imana, bigutere gusenga, bigutere kongera kwizera Imana. Mana ishimwe cyane, bigutere kongera kubana n'Imana. Nshuti yanjye, ijambo ravuze ngo ntutinye, ntukihebe, ntukuke umutima, kuko Imana iri kumwe nawe, kuko Imana igukunda, kuko Imana ikwitayeho. Reka mbwire ngo humura, Imana iri mu ruhande rwawe. Ikiganiro mperutse gukora kiravuga ngo imbabazi abantu batakugiriye Imana irazigufitiye, imbabazi abantu batagufitiye Yesu arazifite. Yesu aragukunda, Yesu ari mu ruhande rwawe. Yigeze aho n'umudamu umwe aramubwira ngo wampaye amazi yo kunywa, aramubaza ngo mbese usabye amazi ute? Kuri umuyuda nka Musamariyakazi ni gute usabye amazi? Yesu aramubwira ngo yewe, iyo umenye umuntu ugusabye amazi ukamenya ni neza y'Imana, uba umuhaye aya mazi akaguha amazi y'umwuka. Mbicyo nshatse kuvuga, Yesu amubonye amugirira imbabazi, amugirira impuhwe. Aramubwira ngo mama, iyo umenye umuntu ugusabye amazi ubu yamuhaye, kuko Yesu ari umunyempuhwe, kuko Yesu ari umunyembabazi. Aramubwira ngo ni gute usabye amazi? Iki gihe abantu mu bwoko bwajyaga bunenana, ariko Yesu ahuye nawe amugirira imbabazi. Ijambo ryavuze ngo ntutinye, kuko Imana iri kumwe nawe. Birashobora ko hari ibiguteye gutinya, birashobora ko wabuze amahoro, birashobora ko wabuze ibyiringiro, birashobora ko intambara zabaye nyinshi, ibigeragezo byabaye byinshi, ugeze ku rwego utagishaka gusenga, ugeze ku rwego usigaye uvuga ngo uri Imana y'ingome, uri Imana itumva, uri Imana itagikora. Imana yacu irakora, no mu gihe icecetse Imana iba yumvishije. Mana ishimwe cyane. Nigeze nkunda muri byumwe yaravuze ngo mbese intambara zitabayeho wavuga ko arwanyura urugamba. Mwene data, Imana iravuze ngo humura, cyangwa yavuze ngo dore abakurakariye uzabashaka ubabure, abakugisha impaka baza kugwa n'isoni ndetse bamware. Hasi yavuze ngo uzamenya ko njye Uwiteka ngiye gutabaza. Ndagira ngo wakire ubutabazi bw'Imana, ndagira ngo wakire neza y'Imana, ndagira ngo wongere wakire gukomera, ndagira ngo wongere wakire neza y'Imana, wongere wakire urukundo rw'Imana, wongere wumve ko Imana igukunda, wumve ko Imana iri mu ruhande rwawe. Aha uri mu gihe ubona ko abantu bagusize, aha uri mu gihe ubona ko abantu bagutaye, aha uri wandi uri mu bushomeri, aha uri wandi uri mu gihe kigoye, birashoboka ko wandi uri mu gihe cya piriyave, birashoboka ko wandi uri mu gihe cyo kwangwa, ariko nkwibutse ko hazaba n'igihe cyo gukundwa. Mana ishimwe. Umuntu ajya kodesha ejo bikarangira yubatse amazu, umuntu ajya sonza ejo bikarangira agaburira abandi. Bibaho, birashoboka ko umuntu yagusiga, Imana yateguye undi muzima. Reka bivuge, impamvu bivuze ni ku bakobwa mpura nabo bajya bavuga ngo pastor fiance yagiye, yangiye adasezeye, yaranyanze. Sinzi ikiganiro cyo nabonye cy'umukobwa ngira ngo hari wahuye n'igikomere cyo mukundaga, aramukunda nyuma zo kumubwira ngo nari umugabo,
aza gukina n'umutima we. Hanyuma nkunda kuvuga ngo reka agende, ibitari ibyawe biragenda. Igihe cyose original igiye kuza, plastique zirameneka. Igihe cyose hagiye kuza umugisha, iyo hagiye kuza amahoro habanza imiyaga, hari ibibanza kuza imbere ukagira ngo nibyo ari ibipirate, Imana ikabikura mu nzira. Jambo ryavuze ngo ntutinye, wigira ubwoba, wijya mu byaha, wiva ku Mana, witera Imana umugongo, wirakarira Imana, wijya mu bigari bizakugirira nabi. Ba mu mwanya wo gusenga, ba mu mwanya wo kwiringira Imana. Imana iramubwira ngo Yesaya we, ntutinye ko ndi kumwe nawe, ntukebe ko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza. Haleluya! Iramubwira ngo nzajya nkuramiza ubwoko kwanjye kw'iburyo, nkubwira ngo witinya ndagutabaye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo hari ubutabazi buje kuri wowe, hari ubutabazi, hari umugisha Imana igiye kuzara ku buzima bwawe. Nukuri humura, Imana izaguha akazi. Iyo atumye wiga ugasoza diplome, Imana izahesha agaciro. Imana izagukorera ubukwe, Imana izakubakira urugo, Imana izaguha urubyaro, Imana izaguha inzu, Imana izahindura amateka. Iyo abanye na Yesaya, nawe izongera ibane nawe. Humura mwene data, wicika intege, wigira ubwoba, witinya. Indwara urwaye izakira. Imana ikiza kansa nabibonye, Imana ikiza diabete narabibonye, Imana ikiza imitima ndabihamya. Nabonye nawe yakijije indwara zikomeye ngo ntago zikira. Nta ndwara n'imwe inanira Imana. Imana irabishoboye, Imana irihagije. Ahubwo icyo Imana igusabye ni ukugira ngo wizere. Birashoboka ko warucitse intege, warusubiye inyuma, ariko Yesu aracyari ku ngoma. Uko ari kera n'uyu munsi niko ari. Ijambo ryavuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Ndagira ngo dusenge Imana. Mbese ucitse intege, warusubiye inyuma, wumvaga wabivamo, wumvaga wagenda, Imana iracyagukunda. Nukuri yaravuze ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira, niba suko ejo nzaba merewe, sajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko igintu ngishiba inkwiriye, umunezero n'umubabaro byose abizaniramo amahoro, amahafi ndetse buri munsi, kandi angenera ubuntu bunkwiye, ajyanyikorerera imitwaro. Niwe data kandi niwe mama, nguko uko ajyantunga buri munsi, ajya ndamira muri ibyo byose, buri munsi azajyamo imbaraga. Ibyo ni isezerano yampaye, Mana yanjye komeza ujye umfasha, mutaramire neza uko nkwiye, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe, no mu bikomeye biriho ubu, undamburira amaboko yawe, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Imana ishimwe, ntutinye, ntukihebe, humura. Imana iri mu ruhande rwawe, Imana ikwambika imbaraga, Imana igukomeze, Imana yongere izamura ibyiringiro byawe, wongere wizere, wongere ukomere. Jambo ryavuze ngo abakugisha impaka, abagutonganya, abakurakariye, abaguhiga, abakurwanya, bamwe bavuga ngo urasebye, bamwe bavuze ngo uramwawe, bamwe bavuze ko naho uzagera, bamwe bavuze ko nacyo uzimarira, bamwe babandi baguteza iminsi, bavuze ngo yavuze ngo bazabona Imana igutabara, bazabona ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe. Ndagira nkubwire ngo humura, kwibutse ko ahantu ubona wari ugiye gupfira ariho uzaberaho, hahandi wasebeye ariho Imana izagutabarira, hamwe ubona birangiye ariho Imana yashitangirije. Ndagira nkubwire ngo komera, wongere uzere Imana, wongere usenge, Imana iri mu ruhande rwawe. Munyemere dusenge. Data mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana izikurinda, iyo ikinga ntajya ukingura, se mwami wacu Yesu Kristo, izina rye rihabwe icyubahiro. Nyemera Mana uha umugisha abadukurikiranye, harimo abari bacitse intege bamika imbaraga, Mana abasubiye inyuma wongere bamika imbaraga, abaguye Mana wongere bamika imbaraga, uha umugisha abadukurikiranye. Ijambo ryerekeze kwibasha mu izina rya Yesu, amen. Ndabakunda nawe utaha. Shalom shalom.